kiyaga cyari gifite amazi y'urubogobogo kigira gutyo ukabona nyuma y'imyaka runaka kigiye kigahinduka kikagenda kigira ibara ry'icyatsi kibisi. Ibyo rero bifitanye isano cyane n'ibikorwa bya muntu bikorerwa umusozi, cyane cyane ibirimo gufumbira imirima hakoreshejwe ifumbire mvaruganda. Hakaba n'ibindi biterwa n'imyanda ituruka mu ngo, ituruka mu nganda, cyane cyane nko mu mijyi. Ibyo byose rero iyo myanda ikagenda mu isuri ikayigeza mu biyaga. Iyo myanda rero igizwe n'ubutabire ahanini bugizwe na nitrogen na phosphorus, cyane cyane iyo fumbire mvaruganda. Ibi rero iyo bigeze mu nyanja cyangwa se mu kiyaga bishobora gutuma ikiyaga cy'ubwacyo gisa nkaho kigafumbirwa, ariko iyo fumbire ijemo bituma hakura urubobi rero tuvuga hano ni urubobi ruto rugizwe n'akaremangingo kamwe, ntabwo mu by'ukuri rushobora kuboneshwa n'amaso, ariko iyo rwiyongeye cyane rutuma cya kiyaga kigaragara nk'aho kigizwe narwo cyane. Ni ukuvuga ngo urwo rubobi rugaragara iyo rwarumbutse, iyo rwegeranye ruri kumwe nibwo rugaragara, rugatuma rya bara ry'amazi ya rubogobogo rugenda agenda ahinduka icyatsi kibisi. Ibyo rero nanone bikajya bituma ubwiyongere bw'ubushyuhe, cyane cyane muri ibi bihe turimo ry'ihindagurika ry'ikirere. Ubwiyongere bw'ubushyuhe muri rusange buri gutuma ibiyaga byinshi bigenda birumbuka muri rwa rubobi twavugaga. Ni ukuvuga ngo urubobi rutuma rwiyongera cyane iyo ubushyuhe bwiyongereye muri rusange rw'amazi, nibwo urwo rubobi rukura. Ingaruka ziterwa n'ubwiyongere bw'urwo rubobi mu mazi ni nyinshi. Harimo nko kugabanuka k'umwuka mu mazi, cyane ko urwo rubobi rukoresha umwuka wa oxygen mu mazi. Umwuka rero wakoreshwaga n'ibindi binyabuzima mu mazi ukagabanuka, bigatuma ibindi binyabuzima bikendera cyangwa se bigapfa, harimo nk'amafi. Bikaba rero ibyo byagira nk'ingaruka ziri direct ku bantu. Ibiryo byavaga mu mazi biragabanuka, amafi n'ibindi. Nanone kandi urubobi rutera, iyo rukuze cyane, iyo rwiyongereye mu mazi rwongera uburozi rutanga nk'imyanda yarwo y'uburozi butanga mu mazi. Ubu burozi rero bugatuma ibindi bikoko, utundi ibisimba byo mu mazi bipfa cyangwa se bikagabanuka. Uburozi ndetse n'uru rubobi byose muri rusange twavuga ko bihumanya amazi ku buryo aba atabasha gukoreshwa n'abantu. Iyo abantu bayanyweye bashobora kugira uburwayi, cyane cyane ko hari utundi dukoko twiyongera twatera uburwayi duterwa n'ubwiyongere bw'uru rubobi. Ni ukuvuga ngo ingaruka zishobora kuza mu bukungu, cyane ko nk'ibigo biyungurura amazi bishobora gukoresha imbaraga nyinshi n'amafaranga menshi mu kuyungurura amazi. Bikaba byatuma habaho ihenda ry'amazi, cyane nk'iyo abantu bagura amazi muri ibyo bigo. Iyo byakoresheje imbaraga zirenze n'amafaranga arenze, igiciro cy'amazi kirazamuka. Ni ukuvuga ngo ibi byose rero bigira ingaruka ku bukungu muri rusange, ku mibereho myiza y'abantu ndetse no ku buzima bw'abantu. Kandi bikagira ingaruka ku bindi binyabuzima byo mu mazi, amafi n'ibindi binyabuzima, n'igabanuka ry'umwuka wo mu mazi.
icyakorwa rero kugira ngo ibi bigabanuke, ubwiyongere bw'urubobi mu mazi bugabanuke, ni ntekereza ko cyane cyane ari ugukumira bwa butabire buturuka imusozi, bwa butabire buzanwa n'isuri, burimo ifumbire mvaruganda na ya myanda ituruka mu nganda, mu ngo z'abantu. Hakabaho uburyo bwo kubikumira ku buryo bitagera muri ya mazi magari, y'amazi y'ibiyaga. Ibyo byatuma ubwiyongere bw'urubobi butabaho mu mazi. Ikindi cyakorwa ni ibikorwa bisanzwe byo kubungabunga ibidukikije, cyane cyane gukumira ingaruka z'ihindagurika ry'ikirere. Nk'uko nabivuze rero, ubwiyongere bw'ubushyuhe butuma amazi ashyuha, hanyuma agatuma rwa rubobi rwiyongera rukura vuba vuba. Gukumira rero ubu bwiyongere bwihuse bw'ubushyuhe bw'umwuka n'amazi byatuma byanagabanura ubwiyongere bw'urubobi rwo mu mazi, hanyuma ibi byose bikagira ingaruka nziza ku mibereho myiza y'abantu, ku buzima ndetse n'ubukungu muri rusange.